ikaze mwe mukunda kandi mugakurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Iyi ni NTV Rwanda, isaha 12 zuruzuye neza kuri stade Amahoro i Remera. Yamaze kuba yuzura, abafana ni benshi cyane nk'uko muri kubabona muri ya mashyi yabo bakoma umupira ugiye gutangira. Nk'uko muri kubibona hirya no hino hamaze gutangwa igihembo cya Ikubiro Roto. Imodoka nayo yatanzwe mu bahanzi ndetse n'ibindi byamamare byageze hano. Harimo Senderi twamaze kuba tumubona, n'abanyamakuru batandukanye bazwi hano muri showbiz nyarwanda. Hano DJ Biane ndetse n'uwitwa DJ Flash nibo bari bakomeje gusuruka abantu, ndetse na MC Faustinho. Ni Mr. Muhanzi ndarenze indangarwa ndi ntore, kandi wayikaze ku biganiro byose turakorera hano kuri stade Amahoro i Remera, umukino wa PRFC ndetse na Rayon Sport.